Eyo broski, uyu ni P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda nk'ibisanzwe. Kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. Uyu munsi rero nkuzaniye amakuru ya Ally-Soudy rwose tugiye kumugaruka uyu munsi, ndetse n'umuhanzi Aline Sano uyu munsi turamugaruka wumve noneho dream cyangwa se intego afite, ariko na Yago na Irene turaza kubagarukaho muri iki kiganiro kitari buze kuba kirekire. We icyo usabwa nuko kireba kikarangira. Rocky kirabiranya ko batagucira urutega bimeze bite? Ni ukuvuga ngo kino kiganiro twebwe hano tuvuga entertainment. Niba ushaka imikino urajya kuyishakira ahandi, niba ushaka iby'imibereho myiza hari amacana bikora, ariko hano Truth TV twe tuvuga entertainment, tuvuga imyidagaduro. Niba ari cyo kintu rwose ushaka wowe tuza wicare. By'umwihariko rero nka B1 Promoter uyu munsi nkuzaniye inkuru ya Ally-Soudy. Ally-Soudy ni umwe mu bagabo bafashije ino game, bafashe runo ruganda nyarwanda kugira ngo rwiyubake. Akazi ka Ally-Soudy yakoze ntago dushobora kukirengagiza, kuva muri za 2000 na kangahe akora kuri Radio Salus. Ahangaha bwaheruka mu Rwanda yanabiganiriyeho ukuntu yinjiye kuri radio abifashijwemo na Emma Claudine, ariko Ally-Soudy mbere uwo mumama ataramufasha yabonaga ari inzozi. So uyu mugabo rero winjiye muri ubwo buryo mu itangazamakuru akaza gukorera mu kinyamakuru nka Isango Star, twamumenye muri Sunday Night cyane. Ahangaha iki kiganiro imyaka yose yagikozemo. Ally-Soudy ni umwe mu bantu bakize itafari rinini kuri uru ruganda nyarwanda, na n'uyu munsi aracyifuza gushyiraho itafari rinini, kubera yuko iyo yaje mu Rwanda ubona hari ibikorwa bimwe na bimwe yitaho. By the way, nanjye nanamushimira Ally-Soudy kubera ko naciye muri association ye n'abahanzi benshi mu bagezweho. Urugero natanga ni nka Chris Easy w'uyu munsi, nawe yaciye muri association ya Ally-Soudy bita Good Actor Promoters. Uyu mugabo rero yasabye ko hakubakwa inzu ibika ibihangano by'abanyarwanda. Umuhanzi ntakajya apfa ngo bibe birangiriye hariya, hubakwe inzu imeze nka museum ariko noneho ya showbiz nyarwanda, y'umuziki nyarwanda. Icyo kintu Ally-Soudy yakigarutseho, ariko kugeza na maginga ya ubona yuko showbiz nyarwanda isa nkaho iri mu muhanda, nta muntu yitayeho icyo kintu rwose, kubera ko na ministeri uyu munsi icyo kintu ntago yagikora, niba izanagikora ariko uyu munsi nta gihari. Ally-Soudy rero uyu mugabo yabigarutse aravuga ati kwe game yacu ibi n'abahanzi bakora uyu munsi batabidizavinga, kubera iki hatakubakwa inzu yanga abahanzi, inzu ibika ibikorwa by'abahanzi bagiye bakora. So Ally-Soudy rero icyo kintu yakigarutseho, kandi ni ikintu cyiza. Uyu mugabo udahwema kugira uruhare muri industry nyarwanda, tumushimire, coup de chapeau, respect. Uyu mugabo nzanabategurira n'amateka ye, aho yavukiye, ubuzima bwe bwose njye nzamuganiriza, kandi ndabizi neza yuko nzabakorera icyegeranyo cy'ubuzima bwe, amateka y'akazi ari meza. So dukomeje rero muri iyi nkuru yacu, Aline Sano umwe mu bahanzi nyarwanda beza, umwe mu bakobwa ba hano iwacu bafite intumbero, ndetse bari ku gasongero ko kuba bari mu bihe byiza. Aline Sano uwo nta wabihakana, kandi ubona ko ari umukobwa wigirira confidence, ni na byiza turabishimira. Ngira ngo ka kantu katinyuko yashoboye rwose Aline Sano, bigaragara ko yakumvishe mbere y'abandi. Rero Aline Sano ati ndaruhuka ntwaye Grammy Award, ariko mu kuruhuka twaye Grammy Award Aline Sano uze kwibuka ko Grammy Award ntago ari Salax Award. Umenya aha niba wabyitiranyije, ariko Grammy Award iraza kugusaba imbaraga nyinshi cyane. Byiburi ibi bintu yuza kubivuga umaze nko gukorana ga featuring hano hirya n'uyu baba wa taifa, n'uyu mugabo umaze gufata Tanzania yose, Diamond. Noneho Aline Sano ukaza kuvuga ati nkeneye Grammy Award, iyo featuring wikenyereyeho ukahita wenda wikoza nko ku muhanzi Burna Boy, cyangwa se ukikoza ku wundi muhanzi mwiza muri za Nigeria. Ibyo bintu wari kubivuga nkabyumva, ariko Aline Sano gutwara Grammy Award ni ibintu byakugora cyane cyane cyane, bitewe n'iyi mikorere ya hano mu Rwanda, ndetse itarenga hano muri East Africa. Kandi East Africa by'umwihariko reka tube turetse kugerayo, iyi mikorere y'umuziki wa hano mu Rwanda nta kintu mwijeje rwose. Grammy Award ntago ari Salax Award. Aline Sano
shyiramo ingufu, ushaka ama featuring, wikoze kwa Gapfizi Diamond, ubanze umukorege featuring, urebe ba Burna Boy, urebe abahanzi benshi ba Wizkid hano niba wiyaminiya ufite self confidence, urebe abahanzi ba Wizkid, urebe ba Davido, barahari. Wa muhanzi mushobora gukora na collabo, byibura nawe ukavuga ati nicaye ku meza nshobora gutekereza Grammy Award. Uzi uwo usubire inyuma ugenda urebe uwo bita Burna Boy kugira ngo azatware Grammy Award yifashishije umuhanzi bita P Diddy wo muri United States of America. P Diddy ntawe utamuzi. Kugira ngo Burna Boy yitware yifashishije uriya mugabo. Aline Sano, iyo Grammy Award wowe uri muri utekereza, wowe byibura ni iyihe turufu, ni iyihe kari tugiye gukina kugira ngo byonyine uze no muri liste y'abahanzi y'ababaye nomine muri iyo Grammy Award? So courage, ni inzozi nziza, ni intumbero nziza, uzabigeraho Aline Sano, ariko shaka iturufu, shaka ikari tukinaho ngaho. Inkuru yacu rero kadukomereze kuri Yago na Irene. Mwabantu mwe banyarwanda, bantu bakunda Truth TV Rwanda, aba bagabo ni bamwe mu bagabo baba YouTubers beza hano dufite hano mu gihugu, ariko aba bagabo sinzi impamvu iri gutuma babiryaniramo, kandi mu by'ukuri umuzungu yarazanye ikirombe cya YouTube ngo abantu turya amafaranga tunasangire na bagenzi bacu. Ariko Yago na Irene, abo bantu siko babyumvishe bo, ahubwo aya mafaranga ari kubafasha mu buryo bwo kugira ngo bakomeze bashyamirane batikure. Ngira ngo murabizi ko Yago mu gihe yari yaranabuze channel ye yegeze no kwihwisamo, urumva yegeze no kwihwisamo ko mu bantu babiri inyuma n'uyu mugabo Irene abirimo. Ejo bundi nabonye ahantu yari arimo amutuka rwose, amumereye nabi Yago, amubwira amagambo akomeye, ngira ngo ntago nabisubiramo kuri mikro. Ariko Irene isuzume, cyangwa se n'inshuti zawe ziri bwumve kino kiganiro zikubwire wisuzume, kubera yuko wasanga ari wowe uri guteza ibibazo cyane atari Yago, cyangwa se na Yago nawe arebe aho biri gupfira, avuga ati ubundi Irene sinjye mushotora. Mwabagabo mwe, iki kibazo kirangire, kubera yuko iyo mutangiye kuzamo ibintu ngo by'abana mwagiye mubyara ku ruhande, ibintu by'abana mwagiye muhisha, uvuga ko ibintu bimaze gufata indi ntera, mutangiye kwambikana ubwambure kuri iyi mihanda. Kandi ibintu abantu b'abagabo ubundi tuzi ko ari abantu bicara bakanegosiya, bakumvikana, bagasolovinga ikibazo. Ariko Irene niba ujya hariya kavuga uduki n'uduki, najyaga hariya nawe akajya hariya kavuga uduki n'uduki, urumva uyu mukino atari hide and seek? Urumva bizarangira bite? So Yago, Irene, mugende mwicare musolovinga ibibazo, ibintu murimo by'amatiku yo kwiriza mu banyarwanda, ibyo ngibyo dukeneye. Hari izindi content tubakeneyeho zitari ayo matiku, please. So reka rero aba bagabo mbe mbarekeye ahangaha, reka nsoreza ahangaha kuri iyi nkuru ya Rocky Kirabiranya Kimomo, umugabo umaze kwigarurira abanyarwanda, umugabo umaze kugira platform nziza cyane. Ariko iyi platform bamwe bakavuga ati ariko se Papa Cyangwe kamufashije kubaka iriya platform, Rocky akaba mubiranduye, ibi bintu bizagaruka gute? Mu minsi yashize rero uwo bita Papa Cyangwe yagize gutya kuri YouTube channel ye, habamo ibibazo, indirimbo ze zirabura, YouTube channel ye menya yaribwe, agira ibibazo nk'ibyo ngibyo. Already agiye gusaba indirimbo ze Rocky Kirabiranya asanga nawe yagize gute, yazisibye kuri YouTube channel ya Rocky. Ahangaha rero uyu mugabo Papa Cyangwe cyangwa se uyu musore yahise arakara cyane, avuga ati umuntu namufashije kubaka iriya channel, nsigaho ibihangano byanjye none mu gihe mbikeneye ndabibuze. So rero uwo bita Papa Cyangwe byaramubabaje, byamuteye agahinda. Ariko rero Rocky Kirabiranya nawe wirebeho, urebe ko atari wowe ufite ibibazo, kuko hari video ejo bundi nabonye ahantu nitambukira, Rocky n'abapampe be timu ye rwose barimo bahaye inkwenene Yago, ubona ko batamwishimiye. Ese Rocky Kirabiranya nkibaza, ni wowe n'abahungu bawe mufite
muri gushora amatiku, muri gutangira amatiku, kubera yuko Rocky Kirabiranya nzi ko rwose uri umuntu umaze kwigarurira imitima y'abantu benshi. Rero ugomba kugira gute, ugomba kuba roromodo. Hari abana bakureberaho ibyiza ukora, baberera roromodo mwiza. Ureke ibi bintu by'amatiku, kuko wasanga yenda n'ikibazo atari ba papa cyangwa bagifite, Rocky Kirabiranya ikibazo ari wowe ugifite. So rero fata umwanya wirebeho, urebe ko ibibazo bitari kuri wowe, kuko niba utandukanye na papa cyangwa yari umupampe wawe mukuru, muri no gukorana business irimo irunguka, ukaba waratandukanye n'umupampe wawe Arafat Kaboyi, ariko by'umwihariko agahisha icyo mwapfuye. Ni ukuvuga ngo Rocky Kirabiranya, reba kuri side yawe urebe ko atariho hari ibibazo. Njyewe ndi P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Hano twe tuvuga entertainment, tuvuga showbiz, imyidagaduro. Niba ukunda siporo ntago ari aho uri wishakire, niba ukunda ibindi bintu genda ubishakire ku yandi macano. Hano tuvuga imyidagaduro, showbiz nyarwanda ndetse n'iya East Africa muri rusange. Njye nk'uko nari mbikubwiye ndi P1 Promoter, iyi ikaba Truth TV Rwanda.